rwose arimo akagenda ngira gato kandi nakwishyura n'ibihumbi 3. Okay. Ndananiwe cyane kandi ndabona hano harahindutse. Harahindutse cyane habaye umujyi. Kira urakoze. Ati nawe urakoze? Ndabwira mama wawe ko nakugejejeyo. Sindagirayo mama wanjye. Yego ko. Ana yanjye ko mbona ahantu hahindutse koko ndamenya basigaye babahe koko bitunguramye rero mu buzima bwanjye nkunda guca bugufi nkakora uko nshoboye kose yakora munanyitiranye gute yampaye nka data uburyo munyita ariko kumba ndeba kombona umuto zabintanga narahavukiye ndahakurira ndahasaze none ngo sinzabe nahanga kwa kujyumwe nkaba ndimo kunywa nk'umufu urabona igisambo ahubwo nicyo cye nk'igisambo sawa umubaje so umuntu kuki igisambo kitakwitwa umuntu ese wabaza imitima y'abantu ubu niyo uvuga ngo ndanywa nk'ingona ko ari mu mazi cyangwa imvubu ntabwo ndayibona kuko sinize n'ubundi nkunda ukuntu mitsingi bisa ntabwo abasha kuyigura ariko ntayigura se mugenzi wanjye ntabwo abasha kuyigurira mugenzi wanjye akaba yigurira akaba ajya guca ugira ngo hari ikibazo mukubitwa n'inkubanza yambaye vederiva wari musubije erivide rirafa ntabwo ari ryo ni wowe uva nase mvira mu nda njyewe uraseka njye mvira mu nda siname ahubwo nyine nk'inshuti twasangiye kuva kare wenda umusomye se nsomyeho intamenya inzoga 600 wabasha kuyigurira ariko mu kimwe cya kabiri cyayo nibwo bushobozi bwawe ufite rero ntabwo nagwa kuri iyi yanjye ese bihuriye nanjye ndagura n'akazi dukora karatandukanye rero ariko se uno mugabo sinabwo urarangiza ngo tugende nikuye ntabwo ari twebwe twakereje inama koko n'ikindi cya kabiri ni twebwe inama iratangira uko twebwe tuhageze ikindi barabitubwiye usura cyari mu biki koko igihe watangiye witunganya n'ubu nturarangiza
uri mu biki koko umva wabuze iki ngaho mbwira kurya mwene nyoko ari umuyobozi ashyira puresha kubayobora nawe ugiye kunshyiraho puresha iwanjye hano ibyo se bya mwene mama bizanye uti ibyo ntabwo ari byo nkubajije jya witonda ntabwo ari cyo nkubwiye ngiye icyo nkubwiye nuko nshaka ko ugira vuba tukajya mu nama kandi inama twayitumiwemo urabizi kandi nyamara iratangira ariko tuhageze ubundi iyo nama harya ngo nivuga iki n'ibyiciro batata we ariko reka nkubwire ntukajye wirengagiza kandi wa mugabo we ntukajye wirengagiza twaratumiwe nongere mbigusubiriremo iyo nama iratangira ariko tuhageze kandi watangiye kwitegura kare ibyo witeguramo si ibindi n'ibiki baduha n'ibigori n'ibishyimbo washize ko nabanya baguhaye ikiro kimwe ufite ikibazo kizi icyo kiro kimwe barakimpaye se nkijyana he ngewe ayiwe bampaga bongera ku bindi ngewe ntabwo mfite ibyanjye mfite amafaranga yanjye urabizi wegera ikibazo ambara inkweto uze tugende jewe ibyanjye nabirangije ari ubwo nsubira mu nzu gira vuba rero gira vuba tugende twe gukereza abandi umenye ko tuba twatumiwe kandi iyo umuntu yatumiwe burya kubahiriza isaha nibyo byiza gira vuba tugende gira vuba vuba tugende ndaje nsanga urangije duhite tugende kamari meza bite manyure nta kibazo oya umva se nkubaze bakubise bite muhungu ufitiye muri tarivu umugore se arahari nta kibazo reba neza ufitiye inkuru ikomeye ntubwire nta kibazo navuga wa mukobwa wa Gikeri ndamubonye wa mukobwa wa Gikeri ndamubonye uzi ukuntu asa Adeline uzi imisatsi afite oya ndakubaza na Adeline ntabwo ari uzi ushatse kuvuga ko ushatse kunyuma niba ushiriwe watashye ubwo wansomeje ingwa oya mitsingira henda uzi ko mbonye umukobwa usa n'umwe wawe aje hano muri karitsiye ngo mbonye wa mukobwa wawe aje hano muri karitsiye umukobwa wanjye se mubuhe ubundi kino kijumba ntabwo kiri buretse gato nkubatse kino kijumba ntabwo gisa oya itonde ndavuze ngo mpereze aha iki kijumba ntabwo gisa n'icyo mu murimo wanjye ibya none umukobwa wanjye se ubundi yaza muri iki cyaro aje gukora iki wanjye geraho aranahageze ahubwo aranahageze hakira genda nyine ubereke niko papa ari kuvuga ngo iki reka mvuga iki ni wowe se none se papa urari ugasanga nyine uraza mu cyaro koko cyamanga uzi ko ari we niko uzi ko ari we ni mama y'imana none asa na nyina neza asa na nyina nk'intobo reba wabikandagiyemo jya numva ko uriya mwana mbere reba n'igikapu cyanjye asa na nyina neza ndananiwe cyane nsuhuriza yoma umva ariko se suhuriza umukobwa urabona atari intuza ntabwo dusuzanya gutya umusirimu se ni umukobwa wawe nawe se kuje kwanika ibigori ahangaha ukaba uje kuvangura ibigori ngo ni umukobwa wanjye akurebaho iki sinari nzi ko ufite umukobwa mwiza kabisa we ndavuze ngo suboto kuko wambaye ikote rishaje ndavuze ngo kabisa ni so kuri gutongana kandi umukobwa mwiza waramubyariye kuri gutongana bite byawe wena na mushota ariko njyewe uranzi njyewe bwanakeye ahangaha ntaso ni wowe ukavuga ngo umukobwa mwiza ngaho nyishyura amafaranga yanjye yigenga mwishyura iki se wanjye geraho mwishyure urwagwa rumwe iyo wanywereye ase papa usigaye unywa n'urwagwa nyine kunywa urwagwa no kwiyoroshya nkanga kunywa inzoga nyine njye ndiyoroshya njye ntabwo njyongera ndabona nawe cyamaye nka data ni ukuwanganiwe ni uku nguku njyewe vunza ni amafaranga yanjye ariko kaza n'umwoyo umva se amafaranga yo kumushyuza nangahe
nanga yasura ashaka kumuha amafaranga 200 wampaye urwagwa umbeshye ngo nindakamirwa warangiza ukamara amafaranga 200 reka banza ngeze mu rugo amafaranga 200 aragaruka yakuze murakoze cyane gakorwe mu nda n'inyabutongo ariko ko mbona kureba kanagusekera kandi shamva uko muri ugiye kurwana Juzu kumndwana buriya uko ndeba kugira ngo banyubahe utanshira igikapu se twagira ngo rekurwana nk'utazongera we sabi oya gasabe mbwa amazi umva ntabwo nzi genda umva twara igikapu cyanjye neza hari ibintu byakwangirika oya nawe umva sha muze nawe twara ikawa zawe zana ngo ukuntu twara igikapu cyanjye shiramo akaboko hano aha gushyiramo akaboko okay zana gutya gusha nk'abasirimu urabona ukuntu kino gitwaye nuko gutya tugendere tugende umva sha twari kaza umva araza kuyakuzanira wowe ukambwira ngo ibice n'ibice ntago wayigurira genda ntabwo kakorwe sa nawe uko mbasanganye ntabwo nayigurira sha wambeba we ubundi se unkangisha icyo mfite umukobwa nk'uyu akoreka mbaho isomo oya ntabwo nayigurira sha urimo gushinyika iki sikashaka muhiye uriya rwagwa nkweye nirwo rumuyaje genda ahubwo nyobora yabonye umukobwa uvuye i Kigali ariko afite igikobwa cyiza ni cyiza byo cya gikobwa nubwo ukasuzugura bigeze aho ngo ntabwo nayigurira umugarure umukobwa uragatanga 5 bakugarura amabuye cyangwa bakugarura ibibabi bya avoka umuzere ndakugura yabyere washakaga niyo cyaza nta kigabira akabari kose wabuhombe ibaterere biriya nzobe igisiri musha biriya nzobe muze bajya bavuye i Burayi wa musaza reka jye gahagarara ni mu gihe menya avuye i Kigali kabisa avuye i Kigali zasura umusaza umukobwa arya insabiri hano ku kabari buretse nanjye byari nzajya nzigura ku bwije mwongera kandi se ndabona ka kandi ukamaze ariko reka ngo akangaka narindi kunywaho n'ubundi tube dusangiye nta kibazo ndananiwe ariko buriya rero ngere narahinze n'imboga buriya nubwo bavuga ngo uyu imboga turi n'amatunda isombe igitoki iriya ni isombe iyi ntabwo ari amatunda ibi ni ibinyomoro iriya ni isombe bayita itunda akarima k'igikoni imboga iyi mishingiriro ahangaha ibigori hariya nubwo turi amatunda n'abariye noneho mva kubwira rero buriya ntureba ikintu ushimira umugore wanjye wasimbuye nyoko nyine reka burya nta mukinnyi utagira umubeceri rero maze kubyumva nta mukinnyi udagira umusimbura ariko uko byagenze nuko umuresha ntabwo ngukomerekeje inshuti ya mama komeza umbwire akimara gufata amafaranga urumva yahise aza aravuga ati ntabwo twagomba kuba muri nyakatsi nk'umuntu w'umugabo aravugurura tugira gute niyo mpamvu ubona ahantu hameze gutya niyo mpamvu nasize akazi kenda kugwa none ndagira ngo nkubwire ngo njyewe sigaye njya kwinjira nkanakuramo inkweto ntabwo nakuramo inkweto ariko izo se ko ari zisirimu mbese wakuramo inkweto ziturutse Kigali oya ngwino nta kibazo usibye ko niwe wazikuramo naze gufasha umugore wanjye ntabwo atagize injira